cyangwa se kavuga utari kabagande banze kutuvaga tamereza zaba yahe gusa nuko byabereye kuri ground zitandukanye ariko biba muri Kipese wavuga uti bavuye abavana kuko siko gambere bavuye mu birindiro hari n'ibindi bavuyemo bitari Kipese kandi ku bwende bwo birahari bashobora no kuvuga bati rero gusa bashobora no kuvuga bati tuva hanga akavuyo kazahaturuka tuzakagira impamvu yo gufata umujyi wa Beni na Rubero na Butembo. None se hari kantu wambwiye nasobanukiye kira gikoresho Kabila we yamenye mu 23 we nibyo yatumye yabikuye ino uniform bambara iri micyatsi cyinshi anazana ama pick up y'intambara menshi amagana n'amagana urumva niburuje Yorodani uje kubatizwamo uyizananyemo na kimwe mu bikoresho bifasha muri mobility y'intambara kuburyo intambara bujya ni mobile intambara ni mobility niho mutwara bakomeretse n'abakomanda bagenda donc mobility ni ikintu gikomeye ntago mwarwana mwishigishije amaguru gusa kujya gukingana kuriya mutishije no kubikoresho nk'ibyo ngibyo rero Kabila wenda bitanatangiye wasanga binamaze igihe ntabwo yamenya neza adashidikanya ko mu bantu bari targeted kuri drone nawe arimo ngo avuge ngo ndiyicarira kinyogote gusa affaire termine ariko icyo tutajya tubivuga gutyo nk'impuha rega ikintu abone tagira ari impuha kigatangira yari tuyibonye nose iyo Colonel nagavuze ngo rega ducumbikiye ngo nansiye president ngo tuzamubereka hari ngo ubikuye mu mvugo ya politiki ukabukira muri realite de chose wavuga ko barara badacatinze batavuganye baravugana baranasurana baraganira harantu bategereje ifoto ya M23 na Kabila barayibura ahanirike ariko barazihorana none se Kabila ari hariya ku buryo Colonel ngatazi abandi bakanavuga ati yaje kumutegurira nka Yezu na ntuze sinzi umuntu ngo hagati na Yezu na ntuze umuntu waje gutegurira ubanza ari Yohana na Kisangane kuri ya discours ya Makenga yageze kubwira abasirikare numvagamo kajya kantu nkabonamo nkagendera mu Kabila cyane yego ni Makenga ubivuze ariko uwo muriri wa Kabila kuko umuriri wa Kabila wakwinjira Kisangane ikindu na Kareme nibyo byajegeza leta shinza kuko hari isa nkivuga iti muracyari wanyusha tukiri muri Kongo aho nabonye n'umudamu wa Tshisekedi yarusimbutse ngaho abicanyi bamuteye muri hoteli aho yarari muri Washington yego uyu akaba ari Denise Nyakeru akaba yari yatumiwe n'umugore wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama ihuza abagore b'abakuru b'ibihugu yego byabereye Washington DC aho yaramaze iminsi yego nabonye witwa Muyaya kuri RTNC yavuze ko ngo ari u Rwanda iya reka se bikavugwa n'umuvugizi wa department ya security service ya defense yo muri Amerika kuko first families iyo zigeze mu gihugu zirindwa n'uburinzi bw'igihugu bagiyemo ubwo cyo korana n'abarinzi bajyanye nabo bakagira uruhare rwabo ariko umutekano uri under control ya abashinzwe umutekano muri Amerika aba security service nishinzwe umutekano w'ibyo ngibyo sibyo so uje wibaza nawe umuntu agiye nko kwiba muri bank akaye nawe uvuza induru wavuga ko n'umujura n'umuki ibintu nk'ibyo ngibyo uri ajya kuvuza induru muri Amerika ngo byari bigenze gute n'umuvugizi wa department y'ububanye n'amahanga ya Amerika mu Rwanda biri abana byikora kugira ngo babone icyasha bashyira ku gihugu ni ibi scenario zirimo aho ngaho ibintu babakina bo muri Kongo bakina ibintu byose bakina n'ibintu bizana bahitana n'umunsi n'umwe nka wa muntu wavuze ngo Isegrandi bikarangira imurumye koko Patrick Muyaya akafite ndetse n'irya y'abanyamerika bavuga ati dushake n'ikindi cyasha dushyire ku bantu tugira gute dukina ibintu byose mwamubikina ngo bibamarire iki na cyane ko iyo ugeze ku Rwanda cyangwa ku gihugu cyari cyose kigenga hari udukino bakina tutagiye cyo tukoraho kuko ntabwo u Rwanda rurigara y'ibyo muri Amerika sibyo u Rwanda warubaza ibera ku butaka bwarwo cyangwa biri kuri ambassade yabyo ntabwo wajya kurubaza amafuti nkayo ngayo gusa ubukubaganye bwa Muyaya guhubuka no kuvuga ibyo babonye byose bituma babareba isombe mu menyo kuki witanguranwa buriya muri criminology ese nimwiga isomo rya criminology mu mategeko buriya muri criminology cyaturu twese batubara twiga kwitanguranwa zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro
Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho. nyine biratugora kubitekereza. Reka tube tubireye muri ubu buryo. Ntabwo M23 nayifu, ntabwo ari ibicucu biva gukora ikintu bitagipanze. Kandi muri iyi minsi nta mwenda bafitiye umuryango mpuzamahanga mu byo bita pressure bakunda kubashyiraho. Yego. Iyo biza kuba iyo pressure ibyo kuva muri uvuye bya kuvugirwa icyarimwe muve naha sintekereza ko kipese bahereye hari urusaku ruhari muri cadre ya leta no muri cadre ya M23 ngo haje giye biki muri kipese. Se bamaze iminsi biri baharwanira baravuga ati mureke nta bihari. Granoro ni itekanye kurusha izindi side z'urugamba za M23 zose. Yego. Kuko Granoro yatekanye kurusha urugamba rwo muri Masisi na Warikare. Granoro yatekanye kurusha urwa Mwenga zombi. Granoro yatekanye kurusha urwa Uvira na Minembwe. Yego. None wenda bivuye mu ntege nke z'uwabyitirira inyeshyamba. Intege nke wenda zakabaye zikora rotre, urumva? Yego. Niba nta zindi makanaka zirimo bakora rotre bahereye aho ibintu bishyushye. Ntago bakora rotre bahereye aho bateye igiti kigafata. Yego. Ariho muri Granoro, ariho Kipese, ariho Kitsumbiro, urumva? Yego. N'iki ibintu nk'ibyo ngibyo. Gusa nakubwiye ngo kuba hari abantu ingabo za Uganda M23 yahagirira icyizere. Kuko yavuga iti ibombe bizaturikira ahangaha, sibyo? Uganda wenda izabanza ibikoreho comment. Cyangwa se kavuga utari kabagande banze kutuva gatamereza zaba yahe. Gusa nuko byabereye kuri ground zitandukanye, ariko biba muri Kipese wavuga uti bavuye habavana kuko siko gambere bavuye mu birindiro. Hari n'ibindi bavuyemo bitari Kipese. Kandi ku bwende bwa birahari. Bashobora no kuvuga bati rero gusa bashobora no kuvuga bati tuva hanga akavuyo kazahaturuka tuzakagira impamvu yo gufata umujyi wa Beni na Rubero na Butembo. None se hari kantu wambwiye nasobanukiye kira gikoresho Kabila we yamenye mu 23 we nibyo yatumye yabikuriye abakongomani ariko se ntagara abakongomani gusa. Iyo habayeho intambara y'abene gihugu, yego, hakagira abene gihugu bagenda bayijoininga, urumva? Reka twifatire ibintu bisanzwe byorohera rubanda kubyumva. Ubonye koperative yubatse muturirwa wa miliyari 100. Ugiye kuba umunyamuryango. Wagenda utajya ntago basetinga ntuze. Niba bafite chiffre d'affaires ingana gute ugenda imboko bakoze. Ugenda wikwije. No muri zinyeshyamba niko bigenda. Buriya binavuga ko na Corneille Nanga aza yazanye ino uniform bambara irimo icyatsi cyinshi, anazana ama pick up y'intambara menshi amagana n'amagana. Urumva niburuje Yorodani uje kubatizwamo uyizananyemo na kimwe mu bikoresho bifasha muri mobility y'intambara. Kuburyo intambara bujya ni mobile. Intambara ni mobility. Niho mutwara bakomeretse, niho abakomanda bagenda. Donc mobility ni ikintu gikomeye. Ntago mwarwana mwishigishije amaguru gusa kujya gukingana kuriya mutishije no kubikoresho nk'ibyo ngibyo. Rero Kabila wenda bitanatangiye wasanga binamaze igihe. Ntabwo yamenya neza adashidikanya ko mu bantu bari targeted kuri drone nawe arimo ngo avuge ngo ndiyicarira kinyogote gusa affaire termine. Ariko icyo nanze kwifatanya n'iyo drone. Ntabwo n'undi drone yaza mu byumweru bibiri ngo ubukoze command y'imbunda. Yego. Ni ibintu yabasanganywe. Muri Kongo rero nahandi wera twivugire muri Kongo kuko bari mu rugamba. Mu bya politike yaje aganiriza abaturage ageze mu press conference today. Yego. Ariko ntabwo general yaza kuba hafi n'inyeshyamba aje imbokoboko gusa. Ngewe kandi Kabila n'umukire. Rega Kabila mu rwego rw'abakire ujya wumva kwise. Ntabwo Kabila ari umuntu uvuga ngo n'umukire kuri level y'igihugu cya Kongo. Kabila ni muherwe mu rwego rw'isi na za Forbes zimwandikaho. Yego. Kandi umenye yuko abakire kuba bagira igikorwa bakora ku ntambara no ku rugamba babona aho rwerekeza ntabwo ari ikintu cyoroshye na cyane ko nabo bavuga batari ko se
ko drone ziguhiga ururaha rukaba wenda hariya kandi tukaba dufitemo wenda intege nkeya muri iyo airborne defense urumva yego haba mu gutera no mu kwirinda ndetse uribwira ko Kabila we yaceceka oya ahubwo ikintu kigize inkuru ni ukwibaza ngo utekereza ko wari Kabila wenda yabashyize akantu muri abo bantu kare ntabwo nabitekereza uyu munsi ntabwo ari byo urumva byavuzwe kera na M23 itangira tubwo Colonel Nangaje azanye na Kabila tutajya tubivuga gutyo nk'impuha rega ikintu abantu itangira ari impuha kigatangira yari tuyibonye nose iyo Colonel Nangavuze ngo rega ducumbikiye ngo nansi ya president ngo tuzamubereka hari ngo ubikuye mu mvugo ya politiki ukabukira muri realite de chose wavuga ko barara badacatinze batavuganye baravugana baranasurana baraganira hari abantu bategereje ifoto ya M23 na Kabila barayibura ahanini ariko barazihorana none se Kabila ari hariya ku buryo Colonel Nangatazi abandi bakanavuga ati yaje kumutegurira nka Yezu na ntuze sinzi umuntu ngo hagati ya Yezu na ntuze umuntu waje gutegurira ubanza ari Yohana urumva ngo waje baterisha umuriro amazi nako undi ngazaza baterisha umuriro ubwo rero Kabila wavuga uti Colonel Nanga na bamakenga barimo kubaterisha amazi Kabila azanye iyo myoto yiwe n'imiriro yiwe kuko Kabila ubonye igitangazamakuru yatangaje na Libre Belgique ubonamo ijinyo ryo guhindura ubutegetsi kuko urumva ifashe ubutegetsi buri ukavuga ko nta bwenge bufite nta naho bwageza igihugu ntabwo wavuga ibyo ngibyo udashaka kuzaforosa ngo créer environnement urumva yo guhindura ibyo bintu kandi Kabila nk'umuntu uvuga gake nibwo bwa mbere avugiye mu itangazamakuru aganira n'igitangazamakuru ibindi nibyo bamutegaga mikoro hagenda gaca ama stand up atandukanye ku muri Afrika y'Epfo yigeze kubikora ariko ntabwo yari exclusive sibyo nicyo gutangiza urugamba mu myaka amaze yose yarategereje rero umuntu ufite wagira icyo gitekerezo ntabwo ari urugamba rwo guterana ututenesi ni urugamba rw'intambara niyo kadire urugamba rurimo na politiki yego ikira nkabona ko ikimbona ntabwo kigize inkuru cyane aho gutekereza ko zitabamo nibwo waba urimo gushaka kugira wenda gutekereza ukundi reka ahubwo turebe sizo mbunda ze kandi narabikubwiye kuva na cyane sindabona imirindi ya Kabila mu bya gisirikare rega n'umujenerali urumva kuko giye najya nkubwira nti nibura Kabila aje hagire nk'umujyi bita nka operation yitirirwa nyine ko imirindi yagize iguma militarere imirindi ya Kabila nayo mvuga nka Uvira Karemi cyangwa nibura Kindu na Kisangani kuri ya disikuru ya Makenga yageze kubwira abasirikare numvagamo kajya kantu nkabonamo nkagendera mu Kabila cyane yego ni Makenga ubivuze ariko uwo muriri wa Kabila kuko umuriri wa Kabila wakwinjira Kisangani Kindu na Karemi nibyo byajegeza leta yishinza kuko hari isa nkivuga iti muracyari wanyusha mukume muri ibyo bikuyu n'inka muragira inka zanyu je ntacyo bimbwiye ndi kilometero 2000 kuko rubya nanone nuko mutabifite mubigarukaho emplacement y'umujyi aho uherereye uri mu bintu bigira uruhare mu migendekere y'intambara no kuvuga iki la capitale d'un pays d'un certain pays iri kilometero 2000 inteko iraterana Jeux Olympiques zirahabera ya buri kimwe cyose buri ya capitale ni kita rusange cy'igihugu niyo mpamvu mazina y'ibihugu bigira buri gihugu kira amazina 3 y'ingenzi yego igihugu gishobora kugira izina rifatiye ku idarapo ryaryo urumva yego nka France bakavuga Telebre ibintu nk'ibyo ngibyo wavuga ngo Champs-Élysées ukabuze kuvuza ubufaransa iyo ni presidence ariko wanavuga Paris ukabuze ko uvuza ubufaransa muri rusange capitale rero ziracungwa cyane mu by'intambara niyo mpamvu aho ziherereye uburyo kiba vulnerability ya Kinshasa ivuga ko iri kuri Congo Brazzaville kuko niyo bituranye no kuvuga ngo umuntu wese wakora insurgency iturutse muri Congo Brazzaville byanze bikunze nubwo yahimukira capitale zo meze hana mupaka ariko iba ari ikibazo kuri Congo Kinshasa buriya Congo Kinshasa ubutasi bwayo buri Brazzaville kwishano ryagwa ari kuko Brazzaville hava drone igashwanyaguza Kinshasa ijoro rimwe buryo ubutasi bwa no hoza ijisho ariko nubwo Congo Brazzaville buri Kinshasa kuko hano ushaka gusenyera noze tasasungweso nayo waturuka Kinshasa ariko intambara izahera muri Stand DRC ku birometero ibihumbi n'ibihumbi mudafite misile ballistique cyangwa misile medium long range kugira ngo mubashe kurasayo izatera ikibazo ntibizabuza umutegetsi gusinzira anababwiye ngo ni mu Rwanda uko mushaka muze mugenda nta mihanda bagira aho hantu muzajya nyuma amezi 6 yaba aramaze kwiyevakiwa ibyo byose buri inyungu yose buri kimwe cyose buriya mu byo Kongo ihindura kandi uzayibona ku muntu uzategeka Kongo sizi ngo nindi bizaba na ngombwa guhindura capitale na emplacement ya capitale politique ya Kongo Kinshasa nubona za Tanzania zikura capitale Dar es Salaam zikazana Dodoma
biriya biri muri cadre defensive biriya n'ubwirinzi bw'igihugu nabwo. None se ntubona ko imijyi ibiri ku nyanja ibiri potopoto, perezida akarara ku mazi magari mpuzamahanga, umutekano ntabwo umeze neza, ariko ari Dodoma aravuga ati mwangeraho n'uwagira imbaraga zingana gute yazangeraho mu gihe gitinze. I Burundi bakufashe kapitale bayikura i Bujumbura, ngaho bamubwira ko kapitale yego kuko perezida Ndayishimiye akorera i Bujumbura inshuro nyinshi, ariko icyitwa kapitale ni iki? Umuntu wamuzanaho potopoto yavuga ngo ni urugero simbibifurije, ariko yavuga ati nafashe igihugu nageze Igitega, ntabwo yabona nafashe igihugu nageze Bujumbura, sibyo? Mu Rwanda ho ba Richard Kanti bo babitekerejeho neza, kapitale ijya hagati na za Kampala ziba kuri Entebbe. Ni ikibazo buriya murwanya na Kenya, ijoro rimwe Kenya yabatwikiye umujyi, mwagobye kuba muri ahantu hagati muvuga muti tuba turi hagati. So kapitale ziri hagati y'ibihugu ni ikintu donc ziba ziri secured, igihugu kiba kiri secured. Ariko nanone nk'ubu ngubu muri Congo iriya kapitale iza kuba muri Kasai ishobora kuba bikarakira vulnerability. Niba Tshisekedi avuga ati bari ku birometero 300 bya Kasai, biri mu byafashe urugamba kurangira vuba cyangwa gutinda mu byumwe cyangwa ubundi. So mu bizaba muri Congo bazanahindura kapitale uko byagenda koza. Ntabwo kapitale ya Congo izahora Kinshasa, nta myaka 10 ifite. Hari umuntu buzacya ajyana ubutegetsi hagati, yabyita cadre ya decentralisation, yabyita iki n'iki. Nta kuntu kapitale politike y'igihugu yaba uzi ko umuntu w'Kinshasa, umuntu wo muri Congo Kinshasa wageze Kinshasa, urumva ayivuga imyato, n'uwize n'uwabaye igihangange n'urigoma, abantu b'abanyegoma bagiye bakanagiye Kinshasa ashobora kubirisha akanabikangisha. Ibaze kugira ngo tubwire abantu badukurikiye tuborohereze. Iyo ufashe kureba distance iri hagati y'imijyi n'indi, uturutse Igoma ubona Kinshasa ingana no kujya Addis Ababa, Nairobi niyo hafi, urumva? Nakubwiye yuko Maputo birareshya, urumva? Ibirometero 2500 bishobora kujya mu mipaka ya South Africa. Urumva atari ikibazo se? Ni ikibazo. Byose birashoboka no kuzahindura kapitale. Ni ikintu kizaza. Ndetse tukiri muri Kongo aho nabonye n'umudamu wa Tshisekedi yarusimbutse ngaho abicanyi bamuteye muri hoteli aho yarari muri Washington. Yego, uyu akaba ari Denise Nyakeru, akaba yari yatumiwe n'umugore wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama ihuza abagore b'abakuru b'ibihugu. Yego, byabereye Washington DC aho yaramaze iminsi. Yego, nabonye witwa Muyaya kuri RTNC we yavuze ko ngo ari u Rwanda. Iyo reka se bikavugwa n'umuvugizi wa department ya Security Service ya defense yo muri Amerika, kuko first families iyo zigeze mu gihugu zirindwa n'uburinzi bw'igihugu bagiyemo. Ubwo cyo korana n'abarinzi bajyanye nabo bakagira uruhare rwabo, ariko umutekano uri under control ya abashinzwe umutekano muri Amerika. Aba Security Service nishinzwe umutekano w'ibyo ngibyo, sibyo? So ujye wibaza nawe, umuntu agiye nko kwiba muri bank akayena uvuza induru, wavuga ko ni umujura, ni umuki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Uri ajya kuvuza induru muri Amerika ngo byari bigenze gute? Ni umuvugizi wa department y'ububanye n'amahanga ya Amerika. U Rwanda biriya banabyikora kugira ngo babone icyasha bashyira ku gihugu. Ni ibi scenario zirimo aho ngaho, ibintu babakina bo muri Kongo, bakina ibintu byose, bakina n'ibintu bizana bahitana n'umunsi n'umwe. Nka wa muntu wavuze ngo isegrandi bikarangira imurumye koko ikamudratira byanyabyo. So mu yandi magambo rero, ntago Patrick Muyaya umuvugizi w'ibibera ku butaka bwa Amerika. Biriya ni arrogance. Na arrogance ni ukwikina ibintu mukavuga ngo tubitangaze, urumva? Yego, kuko urabizi natwe mu itangazamakuru ntabwo twemererwa kuvuga ku bintu kiri mu iperereza. Niba insida yabaye mu iperereza rya FBI cyangwa ikigo kibishinzwe, Patrick Muyaya umuvugizi wa FBI warekeye dosiye baba bayifite. Amerika katari potopoto kutaza n'ikintu ngo uje kwikinga ibintu mu maso. Ikindi navuga, kubera ko hari igihe natwe wa mugani tujye mu itangazamakuru tukamera nk'abantu neza tutakizera ikintu icyo ari cyo cyose, ariko kugitekereza rero manza nashonje, urumva? Kereka yibaye muvuma conspiratoire, urumva? Akagambane. Yego, Patrick Muyaya akaba afite ndetse n'abanyamerika bavuga ati dushake n'ikindi cyasha dushyire ku bantu tugira gute dukina ibintu byose mwamubikina ngo bibamarire iki. Na cyane ko iyo ugeze ku Rwanda cyangwa ku gihugu icyo ari cyo cyose kigenga, hari udukino bakina tutagira icyo tukoraho, kuko ntabwo u Rwanda rurigara y'ibyo muri Amerika, sibyo? U Rwanda warubaza ibera ku butaka bwarwo cyangwa biri kuri ambasade yabyo,
ntabwo wajya kurubaza amafuti nk'ayo ngayo. Yego. Gusa ubukubaganyi bwa muyaya guhubuka no kuvuga ibyo babonye byose bituma abantu babareba isombe mu menyo. Kuki witanguranwa buriya muri criminology ese nimwiga isomo rya criminology mu mategeko buriya muri criminology tuya tuntu twese batubara twiga kwitanguranwa. Uribuka umuntu wagiye kugambanira Yesu Yuda. Yego. Ubwo muyaya nawe Patrick Muyaya aka Yuda wa Kongo yavuze atari ko umuginga wangambaniye turenda guhuza intoki. Ntaravuga uwo ari we atashaka kuba kari giyewe we ni Yuda. Yego. Patrick Muyaya atanguranwa mu biki? Kuki batanguranwa mu magambo? Urumva? Yego. Ko adashinzwe yego hari icyo yatangaza ati kuri Fast Family hashitse kuba iki n'iki. Ariko ntabwo yakwinjira ngatangire kujya ngo byakozwe na byagenze gute. Ibi bintu bikunze kuba umucamanza umushinjacyaha mukuru w'u Burundi bitaga Valentin Bagorikunda hari muri case bita case ya Rweru yabaga muri 2009 hari imirambo myinshi mu kiyaga cya Rweru. Urundi bukajya buvuga ngo babishinja u Rwanda. Kugeza ubwo Burundi bwigeze kuvuga ngo aba bantu ngo ukuntu babahambiriye ngo bapfuye ngo bapfuye ngo Kinyarwanda ubundi bagafata urumva kandi nibo babica bakabashyiramo bakongera kandi ngo twabananye ngo mituweli bazana mituweli bagasanga si ikarita ibaha urumva. Yego. Biriya byose barabicura ariko nta kintu bibagezaho kuko u Rwanda na Amerika bifitanye ko bibana bihuje za ambasade urumva. Yego. Ntabwo wazabivuga ngo urateranya nkaho uteranya abantu badafite ubwenge ntabwo bishoboka. Ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars ntago uzicuza.